nimba umugabo n'umugore babana batazi ko batandukanye, umugabo ari umugabo, umugore ari umugore, aho ngaho ubwo bumenyi bubaye buke hari byinshi byangiza. Hari umugabo umwe yarakunze umukobwa n'umukobwa aramukunda, ariko mu by'ukuri uwo mukobwa akereka umugabo ko ashaka ko babana. Barakundanye, ariko umukobwa muri we ntago yari afite intumbero yo gushaka ngo yubake urugo. We yarebaga abandi bakobwa b'urungano rwe, barambaye agatimba, bambaye ikanzu, bakoze ibirori, bahuruje abantu, bagiye muri honeymoon aha n'aha, mbese yakoze ibirori, yambaye iriya kanzu nziza, ariko mu by'ukuri muri we nta ntumbero yo kubaka urugo yari afite. Bageze mu rugo akajya akora utuntu twose dutuma umugabo ahari amwanga cyangwa se amureka kugira ngo batandukane. Urumva muri we, mu byo yari afite muri we ntabwo yari afite kubaka. We yishakiraga ibintu biburiya, yishakiraga nyine kwambara iriya kanzu, yemeza inshuti ze ko nawe yakoze ibirori, ariko mu by'ukuri mu mutima gutekereza urugo cyangwa kubaka bitari muri we. Byaje kugenda gute rero? Iyo utasobanukiwe rero ko muteye mu buryo butandukanye, ko mugaragaza amarangamutima yanyu mu buryo butandukanye, ubwo butamenya iyo ugifite ubwo butamenya cyangwa utarasobanukirwa n'uko muteye bitandukanye, icyo gihe urabangamirwa. Ukagira ngo wenda ntagukunda, ukagira ngo wenda ntago witaye ku byo wakoze. Ashobora kuba byitaho yego, ahubwo ntabigaragaza nk'uko bigaragaza. Hari ibintu ushobora kureba ahagaragara ukavuga ute se, uyu mwana w'umukobwa ufite imico imeze gutya na gutya, uyu nguyu nimujyana mu rugo ndi umusore bizagenda gute? Kuko bagiye umwe afite gahunda yo kubaka, undi adafite gahunda yo kubaka, ariko ntabyo azi. Abibona bageze mu rugo. Ikintu yashakaga imitungo. Yashakaga kwambara ikanzu, hanyuma bagabana imitungo umugabo yari afite. Ikanzu yashakaga yari yayambaye, impeta yari yayambaye, ibirori yari yabikoresheje. Inshuti ze zabonye ko mbese nawe ari capable kuba yakora ibirori, kuba yakwambara iriya kanzu, ariko mu mutwe nta kubaka urugo byari birimo. Baravanze imitungo cyane. Yewe we, amezi 6 yonyine. Umugabo kuko we yarashaka kubaka, yarakomeje aragerageza, aragoragoza, ahamagara aba anti, ahamagara inshuti ngo arebe ko umukobwa ajya ku murongo, ariko biranga. Hari n'abakubitwa sha. Hari n'abakubitwa. Urumva niyo inkoni zajemo rero bari ibindi bindi. Tukora dukira akagukubita da. Ese ubibwira yuko niba ari cyo ngicyo yashakaga, akaba kwiyenzaho kugira ngo mutandukane, wowe utabishaka uri umugabo, n'iki sizizamo kugira ngo akore akazi. Ati wagiye hari umusore twiza kuganira, arambwira ati ngewe nshatse umukobwa wenda utandukanye n'uyu nifuza. Ati ntabwo nazajya mureba ngo numve mukunzi, niyo navuga nabyishyiramo, ati nshaka kuzajya muca inyuma kubera aka kantu runaka nakunze. Rero uwo ngo avuga ati ngo nzajya guca inyuma y'umugore runaka, ndagomba gushaka uwo numva nshaka tuzahuza, nzicara nkumva ndi comfortable, nkumva nyine n'uyu. Kudakunda uwo mubana, rwa rukundo ngo rugumeho, biri mu bintu bituma utabukwiriye. Kuko iyo utangiye gutakaza urukundo ukunda umuntu mubana, utangira no kumusuzugura ntumwubahe. Umugabo rero watangiye gusuzugurwa mu rugo rwe, nongeye kubaha ikaze mwe mukunda kubana twe ku Irere TV mu biganiro bigiye bitandukanye tubagezaho. Tubahaye ikaze Flavie. Murakoze cyane. Meze neza? Yego meze neza. Murashima Imana namwe? Turashima Imana n'ukuri. Okay, uyu munsi tudatinze nyemerera tuze kuganira ku nsanganyamatsiko yacu y'uyu munsi, aho tuza kurebera hamwe umugore ukwiye. Ijambo ry'Imana hari aho byanditse, uri bwaze kudufasha udusobanurire umugore ukwiye ngo ni iki gisobanuro cy'umugore ukwiye, nicyo Bible ibivuga kugira ngo tubyinjiremo neza. Urakoze cyane. Uragira uti hari aho byanditse, nibyo iryo jambo riranditse muri Bibiliya. Ni mu Itangiriro ibice 2 ku murongo wa 18 nimba nibuka neza, aho dusoma ngo Uwiteka Imana irareba iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Ni igihe Imana imaze kurema Adamu, ibona ko atari byiza ko Adamu aba wenyine, iravuga iti reka muremere umufasha umukwiriye. Bibiliya ikoresha iryo jambo umufasha, ikongeraho ngo umukwiriye. Wow, ubwo byumvikana yuko buri wese aremewe umufasha.
yego kandi mukwiriye kuba uyu byizera Imana yaremye yari ukwiriye yego kuba byizera naho ngaho tugiye kuganira ku mufasha ukwiye ubwo ni umugore ukwiye mu bantu batajya bumva ngo umufasha ngo ni iki, ni umugore ukwiye. Umufasha ukwiye ubundi Bible irabisobanura neza, ariko abandi bantu tukabyibazaho tukabishidikanyaho. Kugira ngo umuntu yitwe ukwiye wabisobanura uti tutagendeye ku bisobanuro bya Bible? Urakoze cyane. Tugiye mu buzima busanzwe, umugore ukwiriye kubisobanura byaba ari ni ubusobanuro burebure, cyangwa se ijambo umugore ukwiriye ni inyigo yaba ndende. Ni inyigo yaba ndende kuko umuntu ukwiriye ntabwo akwiriye ku bantu benshi cyangwa ku bantu bose. Nimba Imana ivuze ngo si byiza ko uyu mugabo aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Ni ukuvuga ngo uyu munsi nimba hari abagabo benshi bafite abagore, buri mugabo umugore ukwiriye niwe ku giti cye. Biragoye ko umuntu yaba ukwiriye ku bantu benshi. Rero ijambo ukwiriye kubisobanura ni byinshi, ni bigari. Niba warasomye cya gitabo cyanjye, hari aho nanditse ku ndangagaciro z'umugore ukwiriye, ariko ni birebire. Indangagaciro z'umugore ukwiriye zaba nyinshi. Tugiye no mu buzima busanzwe, umugore ukwiriye usanga ibyo ngewe nkeneye cyangwa ibyo wowe ukeneye nk'umugabo kugira ngo umugore abe ukwiriye kuri wowe, ushaka gusanga bitandukanye n'ibyo murumuna wawe cyangwa mukuru wawe ashaka. Rero ukwiriye ni mugari, umugore ukwiriye ni mugari. Ariko tugendeye wenda mbere yuko ninjira mu buzima busanzwe ngeneye nko kuri Bibiliya, Imana ifite ukuntu yari yararemye Adamu ari umugabo. Mu kumwitegereza ivuze ngo reka nzane muremere umugore ukwiriye, umugore yaje afite ukuntu atandukanye na Adamu. Yaba ku miterere y'umubiri, yaje afite igituza gitandukanye n'icyo Adamu yari afite, yaje afite inseko itandukanye n'iyo Adamu yari afite, yaje afite ubundi bwiza butandukanye n'ubwo Adamu yari afite, yaje afite imvugo itandukanye n'iyo Adamu, no mu maso n'isura n'imiterere y'umubiri. Ubwo nibavuga Adamu murajya ahindukira rebe wa muntu we. Niba bavuga Eva cyangwa umugore ukwiriye, ubwo umugabo nawe areba umugore afite niba amukwiriye. Icyo nzi cyo umugore yaje atandukanye n'umugabo, haba mu mitekerereze, mu mivugire, mu miterere y'umubiri, mu marangamutima. Uburyo abagore cyangwa abagabo tugaragaza amarangamutima yacu ni ibintu bitandukanye. Usanga umugore yaraje atandukanye n'uko umugabo yari ameze. Umugore aza nyine afite n'igitsina gitandukanye n'icy'umugabo, aza ari igitsina gore, umugabo yari igitsina gabo. Hari ibintu byinshi bitandukanye Imana yagiye iha wa mugore mwiza igiye kuzanira wa mugabo cyangwa se wa mugore ukwiriye. Yaje afite ibikwiriye byose mbese kugira ngo ubuzima bwa mugabo noneho bube bwiza nk'uko Imana byitegerezaga. Yego, umugabo iyo afite cyangwa uyu muntu afite ingeso cyangwa imyifatire, imico itandukanye n'iy'undi muntu, kenshi niho tubyita yuko ibyo bintu biri difera, bitandukanye. Kimwe mu bintu bijya bicanga cyane abantu bakiri kwishakisha, usanga kiri kurwana no kumenya imyifatire ya mugenzi wiwe kugira ngo amenye ukwiye ninde. Nibyo, ariko buriya baravuze ngo arwana no kumenya imico cyangwa imyifatire. Ufite ikintu kigora cyane mu buzima cyangwa se mu bantu babana, kutamenya. Ubwo butamenya bushobora kugorana, bugatuma imibanire itagenda neza bitewe ko hari ubumenyi mudafite. Nimba umugabo n'umugore babana batazi ko batandukanye, umugabo ari umugabo, umugore ari umugore, aho ngaho ubwo bumenyi bubaye buke, hari byinshi byangiza. Tuvuge wenda hari tugenda ku rugero nk'amarangamutima y'umugabo n'umugore igihe hatari amwe cyangwa se batabasha kwerekana amarangamutima yabo mu buryo bumwe. Ni urugero, nk'umugore ashobora kuba akunda nk'impano, kuba mu impano umugabo yamuzanira nk'impano, umugore agahita yumva nyine yishimye, akagaragaza amarangamutima ye, rimwe na rimwe akarira, akereka umugabo umuzaniye impano ko akoze ikintu cya hatari. Noneho umugore we yazazana impano yayiha umugabo, bakabona umugabo yifashe nk'ibintu bisanzwe, impano yirambitse hariya ntahise anayifungura,
nta n'amatsiko afite. Umugore akibaza se uyu mugabo ko Ashimishwa muhaye n'iki? impano ntiyishime, kandi wenda iki kintu muhaye cyamenze kubera iki? Ngewe yampaye impano nkamwereka ko nishimye, we nkaba mbona amaze n'iminsi ibiri ataranayifungura, nta matsiko afite kubera iki? Iyo utasobanukiwe rero ko muteye mu buryo butandukanye, ko mugaragaza amarangamutima yanyu mu buryo butandukanye, ubwo butamenya iyo ugifite ubwo butamenya cyangwa utarasobanukirwa n'uko muteye bitandukanye, icyo gihe urabangamirwa, ukagira ngo wenda ntagukunda, ukagira ngo wenda ntabwo witaye ku byo wakoze. Ashobora kuba abyitaho yego, ahubwo ntabigaragaza nk'uko wowe bigaragaza. Yego, gusobanukirwa rero no kumenya ni ibintu byiza cyane. ubwo turi bwaze kujya ku myifatire iranga umugore ukwiye, buryo ki aba agomba kuba yagaragara. Nyereka yuko n'abari mu gihe cyo kuba bitegura ubukwe, muri bya birori bya buradisha biteguza umugore, ibibazo mukunda guhura nabyo muri kubibakorera zira buradisha. Tugiye mu mico no mu myifatire iranga umugore ukwiriye rero, ubwo icyo gihe nshobora kuza nkifashisha abaturanyi bacu cyangwa se ubuzima bwacu twe nk'abanyarwanda cyangwa abanyarwandakazi. Hari imico tuyisoma mu ijambo ry'Imana ku bantu bakijijwe, hari imico dukura muri Bibiliya mu ijambo ry'Imana, ariko hari n'imico dukura mu miryango twarerewemo. Nimba umuntu yarerewe mu gihugu cy'u Rwanda n'urugero, hari imico iyo mu muco nyarwanda ushaka kureba umukobwa ukavuga uti uriya mukobwa Kameme yavamo umugore mwiza, yavamo umugore ukwiriye. Hari ukuntu twakuze mu muco wacu nyarwanda, hari ibintu batubwira ko bidakwiriye abari, bidakwiriye umukobwa uzavamo umufasha w'ejo n'ejo bundi. Urugero wenda uri nk'umusore, sinzi niba byakorohera niyo waba udakijijwe kubona umukobwa hariya yasinze ku manywa cyangwa nijoro, umukobwa unywa inzoga akarenza urugero ku buryo wenda asinda mu muhanda akiyandarika cyangwa akifata nabi. Urabona gusinda, wenda abasinda ntibantera amabuye, ariko hari ukuntu ushaka kubona ishusho y'umwana w'umukobwa cyangwa se umwari ugeze igihe cyo gushaka ari mu muhanda afite imyitwarire cyangwa ari imyifatire yatewe n'inzoga yanyweye, ukavuga uti se uriya nimutwara mu rugo akaba umugore wanjye bizagenda gute? Cyangwa se ukabona ni wa mugore wenda uvugira hejuru, ni wa mukobwa mu bandi utukana, ufite imico wavuga uti iyi si imico nyarwanda. Abakecuru ba kera nibo bareba bakavuga ati yewe ibi ni ibisi by'u Rwanda, nko kuvuga ko bitari mu muco nyarwanda. Mbese hari ibintu ushobora kureba ahagaragara ukavuga uti se uyu mwana w'umukobwa ufite imico imeze gutya na gutya, uyu nguyu nimujyana mu rugo ndi umusore bizagenda gute? Reka nguhe urugero rumwe. Hari umugabo umwe yarakunze umukobwa, n'umukobwa aramukunda, ariko mu by'ukuri uwo mukobwa akereka umugabo ko ashaka ko babana, bakora ubukwe, ariko akaba ni wa muntu bahuriye ahantu nyine ahantu hatari mu rusengero, ahantu mu tubyiniro, ahantu mu birori. Urumva barakundanye, ariko umukobwa muri we ntago yari afite intumbero yo gushaka ngo yubake urugo. We yarebaga abandi bakobwa b'urungano rwe barambaye agatimba, bambaye ikanzu, bakoze ibirori, bahuruje abantu, bagiye muri honeymoon aha n'aha, mbese yakoze ibirori yambaye iriya kanzu nziza, ariko mu by'ukuri muri we nta ntumbero yo kubaka urugo yari afite. Bageze mu rugo akajya akora utuntu twose dutuma umugabo aharamwanga cyangwa se amureka kugira ngo batandukane. Urumva muri we, mu byo yari afite muri we ntabwo yari afite kubaka. We yishakiraga ibintu biburiya, yishakiraga nyine kwambara iriya kanzu, yemeza inshuti ze ko nawe yakoze ibirori, ariko mu by'ukuri mu mutima gutekereza urugo cyangwa kubaka bitari muri we. Byaje kugenda gute rero? Ntabwo yabaye ukwiriye kuri uwo mugabo, kuko yakomeje amutesha umutwe ku buryo ashaka ko batandukana kugira ngo abone navuga ngo imitungo cyangwa se akomeze ubuzima yari yibereyemo, ariko byo kuvuga ngo araba umugore ngo ace bugufi yubake afate inshingano z'umugore mu rugo, uwo mwanya ntawe yari afite, n'icyo gitekerezo ntabyo yari afite. Mu by'ukuri uwo mugabo umuganiriye yabwira ko umugore yabonye cyangwa se umugore afite atari ukwiriye kuri we, kuko ntabwo bari kujyana mu murongo. Umugabo nimba we yaje ashaka kubaka, wa mukobwa cyangwa wa mugore akaza we adashaka kubaka, mu by'ukuri urwo rugo kugira ngo ruzafate umurongo rukomezanye biragoye cyane, kuko umwe muri bo afite kubaka, undi ntabyo afite. Ubwo bamaranye igihe kingana gute babana? Kuko urumva umugabo yari afite gahunda, ashyira umukobwa mu rugo, rero nabanje no kubimuteguza, kuko urumva ubukwe ni ibirori bifata igihe. Bamaranye igihe kitageze ku mezi 6. Amezi 6 abana.
kuko bagiye umwe afite gahunda yo kubaka undi adafite gahunda yo kubaka ariko ntabyo azi abibona bageze mu rugo. ikintu yashakaga yishakiraga imitungo, yashakaga kwambara ikanzu hanyuma bagabana imitungo wa mugabo yari afite. Ikanzu yashakaga yari yayambaye, impeta yari yayambaye, ibirori yari yabikoresheje. Inshuti ze zabonye ko mbese nawe ari capable kuba yakora ibirori, kuba yakwambara iriya kanzu, ariko mu mutwe nta kubaka urugo byari birimo. baravanze imitungo cyane. yewe we amezi 6 yonyine. 6. Umugabo kuko we yarashaka kubaka yarakomeje aragerageza aragoragoza, ahamagara aba anti, ahamagara inshuti ngo arebe ko umukobwa ajya ku murongo, ariko biranga. hari n'abakubitwa sha hari n'abakubitwa urumva niyo inkoni zajemo rero bari ibindi bindi tukora dukira akagukubita da. ese wibwira yuko niba ari icyo ngicyo yashakaga akaba kwiyenzaho kugira ngo mutandukane, wowe utabishaka uri umugabo, n'iki si zizamo kugira ngo akore akazi? n'iki zakuzazamo, ariko ngo hari n'abagore bajya kubita abagabo. yewe umugabo byaje kurangira bite? yavuye ku byaje kurangira avuye ku izima, abona ntago yakomeza guforsa. Abona ko umuntu bari kumwe bafite ibitekerezo bihabanye cyane. Ikibazo si imico, ikibazo si ikibazo, ni ikintu umuntu yatekereje na mbere, ni ikintu yaje kiri muri we. Bibaho nyine iyo umuntu afite ikintu ashaka hari igihe yimanganya ukwezi kumwe 2 3 na 5, ariko hari abo byanga ko amezi 6 ashira, hari abo byanga ko n'umwaka ugashira. Hari n'ushobora kuvuga ati reka nihangane yenda mu myaka 2 bizaba byaje. Cyangwa se mu myaka ingahe uyu muntu azaba yatuje twubake, nabyo bibaho. Hari abashobora kwihangana, wa muntu akazakosoka hamwe n'inshuti, hamwe n'Imana, hamwe no gusenga, hamwe no kugisha inama. Ariko hariho n'umuntu udashaka no kugishwa inama cyangwa nako kugirwa inama. Rero hari abashobora kwihangana, hari ingero nyinshi ushobora kumva urugo rwatangiye wenda nabi, ariko petit à petit hamwe no gusenga no kwingiringira Imana, hamwe no kugira inshuti nziza, no kugenda mwunguka ubumenyi ku biganiro runaka by'abashakanye, ugasanga ya situation yari mbi ivuye muri situation nziza, urugo rurubakitse. hari bamwe nko ku basore, kuko urumva iyo tuvuga ngo umuntu ukwiye, nk'uko twanabibonye Bible ibisobanura ivuga ko ari umuntu ukwiriye undi kugira ngo babane, amube hafi, amufashe. Nk'uyu musore rero ukiri gushakisha, ukiri mu nzira zo guhitamo kugira ngo atabaza kumera nk'uyu nguyu duhereje urugero, ni gute yabasha kumenya umugore umukwiriye? Ofete hari abavuga ngo urukundo wowe rushaka ruramusanga. Abyemera se? Uwo musore rero ntago namuhitiramo byose. Buri musore arimenya akamenya ibyo akunda. Hari umusore ukubwira ati ngewe umukobwa ugira amahane cyangwa umukobwa uvugira hejuru numva tutashobokana, urumva. Undi akakubwira ati ngewe umukobwa unywa inzoga nyinshi kugeza ubwo atimetriza, ubu ngubu ntabwo twabana. Rero buri musore umusore runaka niwe umenya ibintu akunda cyangwa se akamenya ibyo ashaka, akamenya ati ngewe umugore numva nzashaka azaba yujuje ibi n'ibi n'ibi. Niwe rero umenya uzaba ukwiriye kuri we bitewe nawe ibyo akunda, bitewe n'imico ye, bitewe nawe ibyo yifuza kuri wa muntu bazabana. Urugero, hari nk'umusore muganira akakubwira ati ngewe nzashaka umukobwa w'inzobe kandi muremure ushinguye. Undi akakubwira ati ngewe nzashaka umukobwa wirabura mugufi, atari muremure ariko uteye neza. Rero wa wundi wabwira ati ngewe ndashaka uwirabura ariko uteye neza, na wa wundi akubwira ati ngewe ndashaka uw'inzobe ariko ushinguye. N'urugero, baba basore babiri bicaranye bashobora kukuganiriza impamvu bahisemo ibyo bintu ukumva. Wenda tugiye ku mico no ku mimerere, hari ukubwira ati ngewe umukobwa ugira amahane cyangwa umukobwa uvuga cyane numva tutashobokana. Ubwo bitewe n'impamvu na wenda mu muryango yakuriwemo, wenda yagiye abona abagore bavuga cyane akumva aratinye, cyangwa se akavuga ati ngewe ndashaka umugore utagira amahane kuko bashiki banjye bagira amahane cyane, ati numva rero umukobwa nzabonaho akantu ko afite amahane ntabwo nzamushobora, wenda atazamera nka bashiki banjye. N'urugero, rero umuntu niwe umenya ukwiriye kuri we bitewe n'ubuzima yabayemo cyangwa se uko yakuze cyangwa se intumbero y'urugo ashaka kubaka. Ubwo byari bikwiye ugendeye kuri urwo rugero wari utanze rw'abantu bagendera bakunze ku masura, byari bikwiye yuko yagahisemo atyo cyangwa hari ubundi buryo? Ntabwo wabimubuza
kuko ushobora gusanga ya nzobe yahisemo ifite n'umutima mwiza bishobora kuguhira rwose ntabwo wabuza umuntu ngo ntuzahitemo gutya na gutya. Buriya nanone uwo muntu wahisemo umuntu muremure n'urugero ashaka kuzabana n'umuntu mugufi akavuga ati hari umusore twize kuganira arambwira ati ngewe nshatse umukobwa wenda utandukanye n'uyu nifuza ati ntabwo nazajya mureba ngo numve mukunzi niyo navuga nabyishyiramo ati nshobora kuzajya muca inyuma kubera aka kantu runaka nakunze. Rero uwo nguwo avuga ati ngo nzajya guca inyuma y'umugore runaka ndagomba gushaka uwo numva nshaka tuzahuza nzicara nkumva ndi comfortable nkumva nyine n'uyu. Rero umuntu wikundiye wihitiyemo ku basore mwega mufite uburenganzira bwo kwihitiramo cyane cyane ko wenda umukobwa nawe hari igihe nko mu muco nyarwanda avuga ati ese ntabwo umukobwa yakwihitiramo. Okay, bibaho ariko biragoye bitewe n'umuco wacu twakuriyemo. Umukobwa kwiyangaja ngo urahagurutse ugiye gutereta umusore muzabana umere gutya ngo ngewe akenshi usanga ku bakobwa ubu wenda birashoboka ariko akenshi usanga nko mu bihe byacu bya kera bitarabagaho twarategerezaga abasore baza kuturambagiza. Mbese ubona bidakwiye kuri wowe nk'igitekerezo ubona bitari bikwiye yuko umugore nawe afata iya mbere akihitiramo? Okay, simbizi ariko mbona abahungu babitinya. Hari umusore duherutse kuganira ambwira ati ngewe umukobwa aje akambwira ngo yankunze ataje akambwira mbese akaba ufata iya mbere nk'iya mbere umusore akwiye gufata ati ngewe umukobwa afashe iya mbere natinya da. Mwibaza kubera iki watinya kandi wowe utegereje nawe kuzareba umukobwa ujya kubwira ko wakunze kandi nawe mugira umutima. Umukobwa araje akabitinyuka atereka da umusore mwe arambwira ati ngewe ntago umukobwa arafashe iya mbere akaza kumbwira ngo nagukunze atereka nahita ntinya. Ukibaza impamvu kubera iki? Impamvu wenda ni uwo muco yakuriyemo uko yakuze wenda uko yabonaga abakuru be bashatse babyara be stories iwabo cyangwa se papa we story yamuhaga ukuntu yagiye gutereta mama we akumva mu bamwegereye hafi aho mu bagabo bubatse akumva nta mugabo n'umwe avuga ati umugore yaraje bari bumufata iya mbere ambwira ko ankunda. Rero nawe akumva ashaka gufata iyo responsibility ko ari we wikundiye umugore runaka. None se Flavie ntabwo bibaho yuko mukunda abakobwa bakunda sibyo akaba yabona umuhungu runaka akaba ati nkuko nyine wabivuze wowe yuko hari abahungu bifuza sibyo bagira ayo marangamutima? Bibaho cyane ushobora no kubona umusore akubwira ati ngewe nzabana n'umukobwa watinyutse akaza akambwira ko ankunda. Nabyo bibaho birashoboka cyane. Ari umusore ubivuga birashoboka ariko abasore benshi ahita avuga ati ngewe umukobwa aje akambwira ngo yankunze ngo arashaka ko tubana ati namugendera kure. Ukibaza impamvu ngira ngo ni uko aba yanga gutakaza ako kantu ka responsibility ko kumva yikundiye umuntu yikundiye umukobwa. None se uwo mukobwa niba yarakunze kanaka runaka noneho undi akaza akamukunda abakobwa nibagerayo abakobwa bafite ukuntu bazi ubwenge. Umukobwa ashaka gukunda ntabikubwira ariko agakora geste zizatuma wowe bimubwira. Noneho reka tuhagana wa sibyo ni urugero ngewe naramukunze ariko mu by'ukuri nawe ufite uwo yakunze kandi afite ubwoba bwo kujya kumubwira uti nongera narakwikundiye. Ngewe none ndi kuza mubwira uti gwino niba uri tayari turajya mu rugo kubera wenda pressure no kubona nta bundi buryo n'imiryango n'imico yacu y'abanyarwanda itamwemerera apfuye kuvuga tereka nze turagiye twagerayo. Urumva nyine uravuze ngo apfuye gupfa kugenda byo ni ikibazo. Iyo n'indi sije tuzaganiraho utaha ku mpamvu zo gushaka abantu bashaka ku mpamvu zitandukanye. Ni impamvu nyinshi ariko kuvuga ngo umuntu apfuye kuza cyangwa apfuye kwemera ntabwo ari byiza kuko urumva niba tukiri kuvuga umuntu ukwiye umugore ukwiye umugabo tukavuga yuko wenda mu guhitamo ashobora kugendera ku bintu bigiye bitandukanye bakagenda hari ingaruka twabonye urwo rugero bishobora kuba byamugeraho. Ariko rero iyo bibaye umuntu hakomerekera cyane ni umugabo kubera ko ari we wabihisemo se wahisemo urukundo cyane. Impamvu nagwereza nka zinga zifatika sibyo umugabo ngende kuri urwo rugero n'izindi wenda umugabo impamvu azahitamo cyangwa azakomereka iya mbere nuko ari we wabateye iyo ntambwe. Biragoye kuzabona umukobwa uguporopoza ngo tubane dukore ubukwe. Okay, wenda mu bindi bihugu bibaho ariko mu muco wacu hano mu Rwanda tuzi ko abasore ari bufata iya mbere. Noneho mwagerayo urumva umugabo abatinya gusenya sibyo turi kuvuga ku muntu ukijijwe ku mugabo ukijijwe abatinya kuba yasenya
kuko aza kuba yaragushatse kugira ngo mubane kuko ashaka kubaka, naho ukagenda ukabitekereza. biba bigoye rero yuko iyo bibaye ngombwa mugatandukana atari we impamvu ziturutseho, arakomereka cyane, kuko muri wowe urabanza ukagenda ukishyiramo ikintu cy'umutuzo ukaniyakira. Ofete gutandukana iyo abantu babiri babanye bagatandukana, ntekereza ko atari umukomereka, ntekereza ko bombi bakomereka. Bakomereka bate kandi urumva nyiri igitekerezo? Ibikomere ntibyaba kimwe, nk'uko wenda umwe uwazanye impamvu yo kugira ngo batandukane n'utabaye impamvu, urumva yagizemo kwitegura. Ibikomere biratandukanye. Yagizemo kwitegura, njye mbyiteye ko nta gikomere, yagizemo kwitegura araniyakira, sibyo? Mu gihe akomeje kubana na mugenzi we akizi ko gahunda ari ukubana, iwe muri we arimo ariyakira, narira, nagera gute, noneho aza kukubwira ngo tubivemo, muri we yarakomeye. Aba yarakomeye. Urumva rero utunguye n'ukomereka cyane kurushaho. Utunguye warakomereka cyane kuko atabiteganyije, atarabifite mu mutwe nka wa wundi, ariko buri gihe buriya gutandukana ni kubi. None reka twisubireho inyuma. Nk'umukobwa rero ushaka kuba umugore ukwiye, araje ngo umugire inama, afite urubanza mu Misiri imbere, aje kukugisha inama, arifuza kubaka rugakomera, araba umugore ukwiye ati? Angishije inama, icya mbere namuha, namugira inama yo kuba umukristo. Kumenya Imana burya nicyo kintu cya mbere kizakubashisha ibintu hafi ya byose, kubera ko urugo tubona ko rwatangiriye handi twasomye muri Edeni, kuri Adamu na Eva. Ubundi urugo ni umushinga w'Imana. Imana niyo yaremye umugabo, irema n'umugore, iri mu muryango mbese. Nimba rero igitekerezo cyo kubaka umuryango ari igitekerezo cyavuye ku Mana, ni byiza ko abubatsi wa muryango bamenye Imana. Cyambere no kumenya Imana, ukaba umukristo mu mutima wawe, ukagira ijambo ry'Imana muri wowe, ukaba umukristo muri wowe, bizakubashisha gukunda wa muntu mugiye kubana. Indi nama namugira nyuma yo kuba umukristo ni ukugumana rwa rukundo rwatumye yemera kubana n'uwo muntu. Intwaro yitwa urukundo ntayishyire hasi. Nimba umugabo n'umugore bahuye kubera ko bahujwe n'urukundo rwatumye bahura cyangwa se bakundana bemeza kubana, namugira inama yo gushakisha uburyo akomeza gusigasira rwa rukundo ngo rugumeho, kuko nirwo rwamuhuje n'uwo muntu bagiye kubana. Ikindi, iyo wamaze ubu ufite Imana ukaba ufite urukundo rujyana n'ibintu byinshi, rujyana no kwihanganira wa muntu mubana, kwihanganira intege nkeya ze. Umuntu mubana uzamubona intege nkeya byanze bikunze, uzabona afite ibyo ashoboye, afite ibyo adashoboye, afite aho akomeye naho adakomeye. Hari aho bibwira abashakanye ngo mwihanganirane cyangwa mugandukirane, umwe yubaha undi, mwubahane, murakundana ariko mwubahane, murubakanye urugo nibyo ariko mwubahane, rwa rukundo rugumeho no kubaha umuntu. Umuntu mugiye kubana akeneye kumwubaha. Burya umuntu udakunda icyubahiro, nta muntu udakunda guhabwa agaciro. Kagaciro wamuhaye kagatuma uva iwanyu, kagaciro wamuhaye kagatuma umurobanura mu bandi bakobwa, ugaciro kagumeho, komeza umwubahe. Burya abantu bakundana bakubahana, ibindi byose byijyanamo, murahuza. Iyo mufitanye urukundo mugenda muhuza ibintu byinshi, rwa rukundo ruhari, kwa kubahana guhari, umwe ahunda agaciro, mufatanye urugendo rwose mugakomeza. Ubona ari iki gikunda gutera abagore kugira ngo nibabe abantu bakwiye? Gutera abagore cyangwa gutera abagabo? Abagore ikintu gituma bataba bakwiriye ni ukutamenya ko ari abagore bari mu mugambi w'Imana, baje mu buzima bw'abo bagabo kugira ngo bube bwiza. Nimba Imana yararebye umugabo ngo si byiza ko aba wenyine, reka muremere umufasha ukwiriye. Niba ngo umufasha ukwiriye yaje kugira ngo rwa rugo rube rwiza, sibyo? Kumenya ko wowe mugore waje mu mugambi w'Imana, kumenya ko urugo rwawe ufite ari umugambi w'Imana. Kutamenya Imana biri mu bintu bituma umugore atabukwiriye. Kudakunda uwo mubana, rwa rukundo ngo rugumeho, biri mu bintu bituma utabukwiriye. Kuko iyo utangiye gutakaza urukundo ukunda umuntu mubana, utangira no kumusuzugura ntumwubahe. Umugabo rero watangiye gusuzugurwa mu rugo rwe, biba bimeze ukuntu kaba. Rero iyo tubashye wa muntu mubana, iyo utamukunze, kutamukunda no kutamwubaha, bishamikiye utundi tuntu twinshi tubi tutaryoshye. Yego. Ni iki rero uza kuba wavuga yuko wowe by'umwihariko turi kuri kote y'abagore,
kuko wenda hari bamwe ushobora gusanga bari muri ubwo buzima yifuza pe nyambara na mugenzi we nubwo aba abyifuza ariko mugenzi we ugasanga adashobotse. Urugero ugasanga nk'umugabo arifuza yuko umugore wiwe yaba umugore ufite imico runaka kandi umugabo nawe hari indi mico afite itari myiza nko kunywa inzoga, ibintu nk'ibyo ngibyo bibangamira umugore. Nk'uyu muntu rero muri ibyo bigeragezo, ibigeragezo ku muntu w'umukristo hariho ijambo ritubwira ngo twihanganire tugerageza byose. tubyihanganire. Kwihangana rero bitera kunesha, sibyo? Ari umukristo afite ikigeragezo runaka, njye namusaba ko yakwihangana, kuko nta kigeragezo kigera ku muntu ngo ntikihanganirwe. Buriya nari mvuze mu kanya ko urukundo ruri mu bintu bishobora gufasha umuntu kubaka. Iyo ukunda umuntu ushobora no kumwihanganira mu ntege nkeya ze. Ushaka kuba umuntu ukijijwe, ushaka kuba umugore ukijijwe, ufite umugabo wenda udakijijwe, winywera inzoga, ufite amasaha atahira runaka akubangamiye, ufite ibikorwa akora mu gihe yasinze bitakuryoheye cyangwa se bikubangamiye uri umugore. Ungishije inama ntabwo nakubwira ngo usohoke muri urwo rugo ugende ngo kuko umuntu ngo mudahuje imico, oya, ahubwo banza umwihanganire. Umwihanganire kuko no hanze y'urugo rwawe nujyayo uzasanga hari ibindi bigusaba kwihangana nanone. Ikiza nimba wubatse urugo bikunze rero nakubwira inama yo kwihanganira ibyo ngibyo ubona bitanoze ukabyihanganira, noneho ugashaka ahubwo ikintu cyatuma bya bintu bizanoga. Ese nimba umugabo adakijijwe niki cyatuma uyu mugabo akizwa? Ugashakisha ikintu cyatuma uwo muntu mubana adakijijwe akizwa. Ushaka kumwerera imbuto, ushaka kumwihanganira, kuko hari ahantu byanditse mu Bakorino sindi kwibuka neza ngo mbese wa mugore we ubwirwa n'iki ko umugabo atazakizwa ku bwawe. Ushaka kubana n'umugabo w'inzoga ariko akazakizwa ku bwawe, rwa rukundo umukunda rukazatuma akizwa. Kwa kwihangana umwihanganira bikazatuma agaruka mu nzira nziza. Mu gihe runaka nawe ukazabonesheje, mu gihe runaka nawe ukazaba wishimiye ko urugo rwawe noneho ruri ahantu wishimiye, bya bindi bibi byagiye biva mu nzira. Rero hari igihe iyo ubana n'umuntu udakijijwe yego bishobora kukubangamira, ariko ntabwo igisubizo ari gutandukana nawe. Ushaka kumwihanganira kuko uwo muntu udakijijwe Imana yaguhuje nawe ashobora kuzakizwa ku bwawe. Wemereye yuko umuntu ashobora guhindura undi? Ndabyemera. Ntabwo guhindura umuntu ari ibintu ako kanya nkuko nafata kino gitabo nkagitereka ahangaha ubu ngihinduriye aho kiri. Iki gitabo cyari kiri hano ibumoso njye ngishyize iburyo. Guhindura umuntu rero ni process, kandi ntabwo umuntu umuhinduza amagambo cyangwa umuhinduze. Akenshi mbona umuntu ahindurwa n'imico ya mugenzi we. Umuntu ahindurwa n'imico cyangwa se uko umuntu amwitwayeho. Reka nguhe urugero, hari couple imwe nzi, umugabo yanywa inzoga nyinshi cyane pe, akanasinda bya bindi bibi cyane, kaza gasakuza agakubita abana, akaba yamena n'inzugi, akaba yamena n'ikiraro cy'imodoka kandi ejo azongera akakigura. Umugore nawe biramubabaza, akajya nyine amusubiza uko abyumva, nyine umuntu ufite umujinya n'uburakari avuga nawe ibirenze. Bigezeho umunsi umwe turaganira, mbwa rero uriya mugabo wawe inzoga urabizi, mukira abafiancé yaranasinda ukabibona, ariko wiyemeje kumukunda muri ibyo byose, wiyemeza kumukundana n'izo nzoga ze. Kuki bikunaniye kubana nazo kandi waraje ubizi? Aho kugira ngo azageza rero mutongane, azavuga nawe uvuge nabi, azi yasinze amenye ibintu nawe umenye ibindi, gerageza umunsi azaba yaje kugira ngo aho nakubwira nabi kuko ubizi ko ari kubikoreshwa n'inzoga, wowe ugerageza ufunga umunwa uceceke, umukingurire wicecekere, ntujye guterana nawe amagambo, kuko urabizi neza ku manywa atari yasinze si kuri yarameze. Aya magambo atasinze ntago yayakubwira, kuko ubizi ko ari kuyakoreshwa n'inzoga. Wisubiza ziriya nzoga, wowe kalme wicecekere, muze kuvugana ibyo muvugana, inzoga zamushizemo mu gitondo. Umugore yiga ikintu cyo kwihanganira izo nzoga, yiga ikintu cyo kwihanganira uwo mugabo. Umugabo yaza azi ko umugore ari umutere hejuru akamucyurira ibyahe n'ibyahe, akabona umugore aracecetse yaramukinguriye agiye kwiryamira. Wa mugabo nawe amagambo avuga bamake kuko ntawe uri kumusubiza. Kwa kurwana kuraba guke kuko ntawe uri kumusubiza ijambo kurindi avuze.
kuki utabyita yuko se bishimisha umugabo wenda kumva byaba yuko bajya bakanyuzaho muri ubwo buryo bikagira oya si ukumushimisha kuko burya iyo umuntu ababaye cyangwa avuze ijambo ribi nawe ukamwongera irindi hari ukuntu bimukoroga mu mutwe. siko ari abantu bashimishwa no yuko babwiye nabi. Bibaho nabyo ariko we siko yarateye ahubwo ni inzoga zabimuteraga. ubwo umuntu yakwibaza ni iki cyatumaga ajya kunywa izo nzoga se? uzi ko hari umuntu ushaka kuganira nawe ati ngewe umuntu wanjye iyo yasinze aba ameze gutya ariko iyo atasinze atiwamunyereraho ukagwa. niba ngo yari azi imico yagiraga yasinze n'iyagiraga atasinze byabaga bitandukanye. icyo yize ni ukwihanganira cya gihe yasinze akamenya uko acyitwaramo. nimba adashaka kuvugana wicecekere. nimba uzi ko numusubiza gukubita aho kugira ngo ukubitwe. ubwo ntabwo umugabo se yaje kubyita agasuzuguro. bitangira byita agasuzuguro ariko buhoro buhoro akagenda yisubiramo akavuga ati uyu mugore bite ko narinzi ko ari bumubwire ikijambo ko narinzi ko atari bunyingurira akaba nkinguriye noneho habaye iki. akagenda yikanga ya mico myiza y'umugore ari kumwereka ikagenda imugarura mu murongo buhoro buhoro. yatahaga agahita amukuramo n'agakota akamutuka undi agaceceka amukuramo agakweto. uvuga nabi se ugira ngo yanakwemerera ko umukuramo iryo kote ko umukuramo n'izo nkweto wapi. icyo yakoze ni ukumuha distance akamureka wenyine. nimba aryama mu ntebe akaharyama nimba azajya mu cyumba akakizamo ariko afunze umunwa kuko umunwa niwo watumaga anakubitwa. yavugaga cyane nimba se ijambo iri ati ibi ati ubundi akashiduka n'ikiyazi mugejeje. ubwo guceceka ntabwo byatumye akubitwa cyane. ntabwo ushobora kuba waramushutse wapi. ubu barabanye n'abantu babanye neza cyane. umugabo ya mico umugore yize byafashije umugabo kunywa akageza mu rugero. byafashije umugabo kwikontorora muri za nzoga ze. ubu ntarazireka burundu ariko bwa businzi ntibukiri kuri ya revu. ntabwo akiza ngo amenye ibintu ngo aza kubite ngo barare batungana ijoro ryose. nimba uje uvuga nabi ukaba uri gusubiza uzaceceka uruhundi kuryama. bararaga basakuriza n'abana bakaba basakuriza n'abaturanyi. ariko uyu munsi barabanye kandi babanye neza. ariko si uko wa mugabo ntabwo arakizwa ngo areke za nzoga. aracyazinywa ariko urugero yazinywagaho n'urwo azinywaho uyu munsi biratandukanye. icyo byigishije wa mugabo byamufashije gukontorora inzoga noneho anywa. bimufasha kuvuga ati kame mu mugore wanjye hari igihe umugore ahinduka akiga gukora ibyiza bituma wa mugabo nawe bimuha isomo. hari ukuntu umugore mushaka kuba mubanye neza nyine ikintu kibazambye cyangwa se kibicare bwa businzi. umugore yafashije umugabo rero kuva mu businzi uko amwihanganira uko atamubwira nabi. hari imico yagiye yiga kumubanira mu buryo amenya ngo iki ari kukivugishwa n'inzoga iri kosa rikoreshejwe n'inzoga ubundi yatasinze si uko ameze. yiga kumubanira neza ku buryo uyu munsi baracyabana. umugabo ntarareka inzoga ariko revo y'ubusinzi yaragabanutse n'amasaha yatahiraga yaragabanutse kubera ko umugore agereje kumwihanganira agenda amuhinduza za ngeso nziza. kandi birashoboka cyane. ubwo niwe mugore ukwiye. kuri we niwe ukwiriye. hari n'undi ushobora kuvuga uti igihe hari n'undi ukwiriye ni mugari. umugore ukwiriye ni mugari buriya. umugore aba ukwiriye bitewe n'umuntu babana. bitewe n'umuntu babana icyo akunda icyo ashaka. buriya mugabo hahandi afite intege nkeya hahandi yabaye mubi niko navuga. hahandi afite intege nke cyane cyangwa se hahandi adafite ibyiza niho akeneye umufasha ukwiriye. hahandi afite intege nkeya hahandi atari umugabo mu bandi hahandi aho ngaho afite intege nkeya niho akeneye umugore ukwiriye. niho akeneye kumenya ko afite umugore. we kwivovota ngo tungo n'ubundi nuko cyabaye. ibyo bigambo amusukaho bazatuma n'abaturanyi cyangwa n'abana bafata uko bagira uko bamufata. ariko iyo umugore agabanyije y'amagambo mabi n'abamukikije bagenda bihanganira wa muntu. buriya umugore nimba yabashije kwihanganira umugabo hari ibintu n'abana bakira cyangwa se bakabyihanganira. hari n'ibintu bari kwigisha abana ariko iyo avuga ibigambo byinshi ukayisigara ubwira abana uti kiriya kigabo cya papa wanyu ibi n'ibi abana hari ukundi kuntu uba uri kubaremamo ibindi bintu kandi n'abantu bose bo mu gipangu utangira kubwira abantu bose. umugabo akakubwira nabi ugahita ubwira n'abantu bose muri urwo gipangu cyangwa se abantu bose bakwegereye. cyane. none se wenda tugana ku musozo nk'uyu mugore urumva yuko aba ari umugore ukwiye kuko wamugani nkunze yuko ashobora kuba yaba impamvu yanahindura umugabo. birashoboka cyane.
hari bamwe banga kuba babikora ugasanga ati nindamuka mbikoze iki, kandi biriya biri mu bintu bita byongera kubyutsa wa mubano n'urukundo rwa kera, kuko iyo bigitangira biba biryoshye ngira ngo ntabwo ari ukugira ngo nibyo biba bikwiriye, intangiriro agakwiye kuba nziza. hari ababayigiramo mbi. Birashoboka cyane rugikubita birashoboka cyane. Hari abadamu twize kuganira ari benshi, mvuze sinzi ikintu turuganira mugani basubize amaso inyuma, bibuke bya bihe byo muri fiançailles, bibuke bya bihe bakigera mu rugo ibintu biryoshye. Umwaca mu gikarangura ati frère ati wapi, ntabwo twese twatangiye ibintu ari byiza, ati ko twese ntabwo twikundiye. Amahistori y'ukuntu umuntu babanye atari wamwikundiye, ari ibintu byaje gutyo pafu bikaba ngombwa ko babana ariko batakundanye. Rero sitori zo kubana ni nyinshi, zigira intangiriro zitandukanye. wegeraho umuntu akamugukunda cyane, nishobora gutangira abana n'umuntu bisaba izindi mbaraga, kuko abantu bose babana burya ntabwo ariko babikundaniye. uzi kwikundisha, kwibanisha. Hari abantu babana bitewe n'impamvu. Urabona nka kera hari nk'imiryango, nimba umugabo apfuye, cyakora mbikunda kubibona mu mama wenda bari mu myaka yo hejuru ho gatoya, umuryango ugahita wicara ugaterana ati barabana ntago azabajyana ahandi cyangwa barerwe n'undi muntu, reka muri umuna wa runaka agenda ajye muri rugo bari gushyingira mu runaka ajye kureba barabana. Iyo miryango iriho, umukobwa akaba mu rugo kubera ko umuryango wemeje ko agomba kujya kurera abana bamukuru. Hari abo tuganira bafite izo story, ariko uyu munsi sinzi niba bigikorwa, ariko hari aho byakorwa mu miryango, ku buryo mu miryango imwe n'imwe umwanzuro ugafatwa mu muryango bati ni wowe ugomba kuba umugore wa runaka. Ubu sinzi nimba hari aho bikiba, ariko hari abamama tuganira bafite story nk'izo, bafite intangiriro z'urugo zimeze gutyo. None se uwo mwana urumva ataba arimo kumuhemukira? Nyine hari imiryango nyine imwe n'imwe igira ibintu navuga ngo okay, bo baba batekereje ko bagize neza. Bashobora kuba ese buri umugabo aho ngaho yaba yahemukiwe. Ibyo ntabwo mbizi. Ibyo sinabimenya, ntabwo mbizi, ariko bibaho. Uzi gufata umuntu akakwata genda ujye kubana n'uriya muntu, sibyo wari usanzwe umuza gucaho gutya, akijya kubana nawe mu bane, simwigeze munabiganira cyangwa nabikuganire, wenda ushobora kuba wari wifite nawe undi, wari ufite izindi zozi zawe. Cyane bibaho cyane. Yewe gawe birangira bite? Birangira nyine babanyagize bakihangamo rwa rukundo bigakunda. Hari abihingamo urukundo rukaza, hari abo byemera bagakomezanya, hari n'abo byanga bagakomezanya ariko badakomezanije nyine. Surumva atari igikomere, ni igikomere cyane, ni igikomere gikomeye cyane. Byari bikwiye se nk'ibyo cyangwa ntabwo bikwiriye? Ntabwo bikwiriye. Ubundi umuntu akwiye kubana n'umuntu bakundanye, bagiye mu rugo bazi icyo bagiye gukora, bakiyemeza. Buriya umuntu mutakundanye biranagoye kumwihanganira mu gihe yakosheje, mu gihe uvuze yuko mwaganiriye, tugeze kuri icyo cyo kwihangana mu gihe amukosereje, yakubwiye ko abyitwara amate. Umva arihangana nyine, yari afite kwihangana kudasanzwe. Iyo yamukoshereje nyine akamwihanganira, akamenya ko atari we, ntago yari we rukundo rwe ubundi. Ariko urumva umugore waje mu rugo gutyo bimusaba imbaraga nyinshi, amusaba imbaraga nyinshi cyane. Amahirwe barabarokore, barihanganirana, barabana. Ubu barimo barashyingira babana ba mukuru we, barimo kubashyingira uwo twaganiriye muri abo. Umwe muri abo barimo arashyingira abana ba mukuru we. Yaragiye nyine akomeza kuba mama. Imibanire n'umugabo urumva ntabwo biba biryoshye birambuye 100%, ariko barabanye barera babana, barihanganirana. Ubu bageze igihe cyo gushyingira. Biba ari ukurikirane bibaho cyane mu miryango imwe n'imwe. Ufite uganiriye n'ingo nyinshi usanga intangiriro yazo itandukanye, n'imibereho yazo itandukanye. Ubwo nungo se twamwita umugore ukwiye? Ashobora kuba ukwiriye mu mbonero rusange cyane rwose. Ashobora kuba ukwiriye ku mugabo, ashobora kugenda akaba umugore mwiza akanarenza wa wundi. Birashoboka. Birashoboka cyane, ariko buriya kereka ari nkaho ukwihereye ubuhamya cyangwa se akaguha nk'inkuru ye, birashoboka. ubwo ngayo nguko twabiraga hamwe igisobanuro cy'umugore ukwiriye. Umugore ukwiriye ni mugari, ni mwinshi. Umugore ukwiriye
kubera mu rugo habamo ibintu byinshi bitandukanye, burya umugore aba ukwiriye ku tuntu twinshi dutandukanye, ariko umugore ubizi neza ko ari umugore akwiye kuba ukwiriye ubundi muri byose. aragerageza kuba muri byose akisanisha nabyo, kuko inshingano zo mu rugo ku mugore ziba ari nyinshi. Iyo ubizi ko uri umugore kandi ufite inshingano nyinshi muri urwo rugo, ugerageza kuba ukwiriye kuko wamaze kumenya ko uri umugore. Ubwo tugerageze babe abagore bakwiye. Umugore wubatse wese namwifuriza kuba ukwiriye. Ariko njyewe ikintu njya nemera, iyo umugore akwiriye mu rugo, akwiye kuko abereye, urugo rugira iterambere ryihuse n'igihugu. N'igihugu niyo biragoye yego. Buriya mu muco wacu nyarwanda nibwo bavugaga niba ari umugani ngo ukurusha umugore aba akurusha urugo. Urakoze cyane. Niyo nanjye gutanga urundi rugero, birashoboka pe yuko waba ufite umugabo udakwiriye, kuko n'abagabo barahari, si uko bose bakwiriye, wenda nazagerwaho umwanya mutuganirizeho. Ariko niyo waba umugabo adakwiriye umugore akwiriye, yewe we mutima w'urugo. Umugore ni inkingi ikomeye mu rugo. Umugore muco nyarwanda mwita ko ari mutima w'urugo. Umutima rero ni ikintu gikomeye, tuzakiganiraho ubutaha. Ni muteremereye, ni abantu b'agaciro. Ariko gusa nyine ko nyarwanda babivuze ukuri, ukurusha umugore aba akurusha urugo. Buriya nk'iryo jambo ririmo ibintu byinshi, kuba ukurusha umugore yakurusha urugo. Ese ni ukubera iki bavuga gutyo? Umugore rero ni inkingi ikomeye cyane mu rugo. Ndumva nabwira umugore wese wubatse urugo kugerageza kuba ukwiriye kuri uwo mugabo babana, kandi birashoboka. Iyo ugeze amenya ukaba ari n'umukristo rero, ufite umutima w'Imana cyangwa ufite Imana muri wowe, urabishobora kandi ukaba ukwiriye. Kandi iyo uri ukwiriye nawe urabimenya. Ubu yiyumvamo wa mugani wawe, iyo wihagije utangira no gusavinga abandi. Yego. Ngayo nguko, reka dusoreze aha ngaha, igihe cyatugendanye. Iminota yawe turayibye, wowe urwihanganire.